Hello guys, this is Neje nk'ibisanzwe. Uno munsi rero hamwe tugiye kureba hamwe itandukaniro rya hagati ya crypto trading na forex trading. Ese crypto trading ni iki? Ese forex trading ni iki? Crypto trading ni trading ukora ucuruza crypto. Ni ubucuruzi ukora ucuruza amafaranga y'ikoranabuhanga. Ayo mafaranga y'ikoranabuhanga harimo Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, Dog, Pepe, Feg n'izindi nyinshi cyane. Ubwo bucuruzi rero ubucuruza ayo mafaranga y'ikoranabuhanga na amafaranga y'abantu biremeye, icyo bita amafaranga wenda nko muri video za kera muri 2020 twabivuzeho cyane amafaranga hagati fiat money na cryptocurrency. Video mwajya kuyireba. Iyo cryptocurrency rero ubutradinga, cryptocurrency trading uba ari ubucuruzi bw'amafaranga y'ikoranabuhanga. Ayo mafaranga rero ukayacuruza ku masoko atandukanye, ari ama exchanges. Tuzagenda tuyareba hamwe, tureba ama exchanges atandukanye hese, turebe izihari, turebe ko zingana, turebe se iziziwe ni izihe, tuzabira hamwe byose. Noneho rero forex trading ni isoko rimaze igihe kinini cyane. Mujya mwumva ngo forex exchange, bureau de change, aho ushobora kugenda ufite amafaranga yo mu gihugu kimwe ukeneye ayandi. Urugero ukeneye nk'urugero ufite amashiringi y'amanyakenya, ukeneye amanayira, amafaranga muri Nigeria, ukavuga ati se rate iriho ni iyihe, ufite aya mafaranga kugira ngo baguhe amanayira ngana uko nguko urakoresha iriya rate. Ufite amanyarwanda kugira ngo ubone amarundi, rate imeze gutyo. Ubwo bucuruzi hagati iyo exchange iba niyo bita forex trading. Noneho ibyo bintu byavuye mu buryo buri manuel bijya mu buryo buri digital. Ubwo buryo buri digital rero bwitwa forex trading, online forex trading. Ni ubucuruzi bacuruza ano mafaranga ukaba wagura rimwe ukareholdinga cyangwa se ukaribika against irindi. Urugero habamo ibyo bintu bita ama payers, ukavuga ati wenda euro USD, ubwo nibuguzi euro ryazamuka against y'idolari ukunguka, ryamanuka ugahomba. Ibintu nk'ibyo cyane ni ibintu biri mu mibare tuzagenda tubivugaho cyane ko I do forex too, I do many financial market, stocks, forex, ariko in general cyane crypto kuko ino channel ya crypto tuzaturibiraho na forex utuntu dukeya cyane. Wenda ni mu bikunda ningira support nyinshi cyane nzakiraho n'ibintu, nzakora indi channel ya forex, ariko mainly ino channel ni ya crypto currency, crypto trading, crypto currency, crypto stuffs, crypto, all thing about cryptos will be there on this channel. Noneho rero sasa ubwo hari nk'umuntu ushaka kuvuga ati se ikiza ni iki? Ese hagati ya forex trading na crypto trading, ese niki gisha, niki kiza, niki wafavoriza umuntu? Crypto trading, it is more high risk. Sinzi nimba ko kantu murakumva, ni more high risk kubera ko ni amafaranga y'abantu, harimo many fake cryptos. Urugero nimba hari nko ugiye kuri www.coinmarketcap.com ushaka gusanga ari coin nyinshi cyane, nawe ushaka gucreatinga coin aho ukayishakira icyo bita usability. Ese izakoreshwa ute? Ese izakora iki? Se ubundi cryptocurrency ni yaje kugira ngo ifashe ikemura ibibazo nyine by'amafaranga nasanzwe fiat money. Ubwo iyo amafaranga uzanye se azaza compete na Bitcoin, azaza compete na Ethereum, azaza compete na za Monero, na za Gate, na za coin nyinshi ziriho kandi zifite ibintu byinshi zimaze. Ayo mafaranga rero azaza akora iki? Usability yayo, ese azaza akora iki? Afite yagashya. Abantu benshi nyine bakora amafaranga menshi twita scam, ugasanga amafaranga abaye valueless, nta gaciro agize kubera ko nta kintu ashingiyeho, nyine ni ari speculative, nyine nta kintu ashingiyeho na kimwe. Ubwo rero aricyo kintu kigaragaza yuko cryptocurrency iri very risk. Kuyishoramo ni very risk. Ushaka kugura coin ugasanga ejo urayibuze, ugasanga wayigurira wayicururizaga ntahagiriho. Industry kinyi nshyashya irimo utuntu tudukata twinshi cyane, niko nabyita mu Kinyarwanda cy'ubu, ariko ni industry nyine nziza ku muntu ufite experience, ku muntu ufite amafaranga, kuko cryptocurrency ni umuntu ufite amafaranga.
urugero cryptocurrency trading, impamvu ari umuntu ufite amafaranga ntago izamuka cyane for short term. Ubwo rero udafite amafaranga ngo uvuga ati wenda nungutse 5% in a week or in a month, ntago waba ufite amafaranga, ntago waba ukora amafaranga menshi. Ariko forex trading ni industry yo gukora isaba umuntu nyine umukozi, ni industry idakeye ubunebwe muri yo, kuko nimba urimo uracuruza buri munsi uracuruza, forex trading ikora iminsi 5 mu cyumweru, igakora iminsi 20 mu kwezi. Ubu trading n'amabanki na financial institution nyinshi cyane, company nyinshi cyane, kuko urebye n'icyo bita volume y'amafaranga atradingwa ku munsi muri cryptocurrency usanga ari nka miliyoni nka biliyoni nka 300 cyangwa 400, ariko muri forex trading usanga ari triliyoni 3, 4, 5, harigeze yaziba no mu 8 z'idolari, urumva n'amafaranga menshi cyane, harimo volume nyinshi cyane. Icyo nakubwira cyo, icyo wajyamo cyose ugomba gushaka ubumenyi. Ikintu cya mbere ni ubumenyi. Ntibazakubwira ati come on wino uze muri iki kintu ngo ikintu iki uze ufite sinzi kuno nabyita, ufite amashyushyu cyangwa se ufite expectation nyinshi cyane, uvuga ngo ndakize ibintu ni ibintu byiza cyane, ukagira ngo ni easy man. Oya, nta mafaranga ari easy, ntabaho. Amafaranga yose aravuna, wenda ashobora gukorerwa mu buryo butandukanye ariko aravuna. Rero niyo mpamvu ushaka ubumenyi, ugashaka ubumenyi mu byo ugiyemo kugira ngo ubikore neza. Wajya muri forex trading, wajya muri crypto trading, ukabanza ugashaka icyo bita ubumenyi. Sasa rero murakoze, smash like button, share, subscribe. Support yawe irakenewe cyane kuri kugira ngo ino channel yanjye ikure, tugende tubona content nk'izi zirushijeho noneho kuba nziza cyane. Sasa murakoze.